Aho neza weekend nziza mbazaniye mining nshasha iri kubica bigacika hano mu Rwanda. Ni mining itaramenywa n'uwo ari we wese. Iyi mining uri kuyijyamo ukamininga amadolari 2.98 ya buri munsi nk'uko uri kubibona hano, yitwa MS20. uri kubona ko uri kumayiningamo. Iyo ukanze hano mining umayininga amadolari 2.98 bya buri munsi. Gusa ntago iyi mining irajya ku isoko. Nuko mbifurije nk'abantu mukora za mining, abazi za Pi Network kuntu zagiye ziza, za Bitcoin n'izindi mining za Ruby, izindi mining zose zigiye zitandukanye kuntu zagiye ziza gutya. Ntago ziba zihita zijya ku isoko, ariko ziba zajya ku isoko, ziba ziri guhanganira isoko. Urabona yuko iyi mining umayininga amadolari 2 ya buri munsi, hafi amadolari 3. Urabona iyi mining uramutse uyikoze yakugeza kure, wazabikuza amafaranga atubutse. Iyi mining ntago iramenywa n'abantu bari bo bose, niyo mpamvu nifuje kuyibagezaho nk'abantu munkurikira kuri Uziel Tech Media. Kandi mbibutsa wowe mushasha, kanda subscribe, wowe usanzwe liking iyi video, uyisharing inshuti zawe uzi neza yuko zishaka gukora amafaranga online muri iyi mining nshasha. Ngiye kubereka muri video, tugiye kurebera hamwe uburyo ukora account muri iyi mining. Ikiza cy'iyi mining nta bya KYC saba, bya bindi byo kuvuga ngo wakoze KYC ngo yisura ngo yiranga muntu. Iyi mining nta KYC ikora, kereka niba bya updatingamo nyuma wenda ukaba wakora KYC, gusa buno nta KYC irimo. Ni ukwiyandikisha ukoresheje email na password, ubundi ugatangira ukamininga. Iyi mining tuzajya tuyirebaho amakuru nijya ku isoko iyi YouTube channel. Niyo mpamvu ubu ugomba kuba umuntu wa mbere mu bakandi nzogera kugira ngo uzabone video ku munsi iyi mining izaba yagiye ku isoko turi kubikuza. Uri kubona ko yaguze amasoko menshi, uri kubona harimo Bitcoin, urabona ko ifite amasoko menshi, harimo Ethereum, Bitcoin, uri kubona ko harimo BNB, USDT, harimo USDT ni yitwa ngo niba ari Play igisi Solana. Uri kubona ko iyi yaguze amasoko menshi, za Tron, za Doge. Uri kubona ko ifite amasoko menshi muri iyi mining. Iyi mining guys yikore, iyi mining yikore izahindura ibihe. Za Pi Network, za Bitcoin zagiye ziza gutya, nubwo Pi Network itaraba mined open, ariko umunsi ikira giciro kizajya hanze cyangwa ugasanga wenda yagiye nko ku madolari 10, urumva ko abantu bayimayininze bazaba bameze neza. Niba utaranayimayininga guys, n'uyu munsi wayitangira, kuko baracyatanga KYC, baracyatanga ibintu byinshi. Niba utaramayininga Pi Network, nyandikira muri comment, nta nayimayininze ndebe ko nakuyobora inzira z'uburyo bayimayininga. Namba yanjye WhatsApp iba muri description. Igihe cyose ushaka kunyandikira, hari ibyo ushaka kumbaza by'umwihariko urabimbaza. Gusa iyi mining, link yo kwiyandikisha muri mining urayisanga muri description ya mbere. Abatazi kura muri description ya mbere urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. N'abatindiye rero natinze mu magambo, ariko weekend nziza rwose. Murabona ko turi muri weekend, mbifuriza urabona nk'agaciro uyu munsi iyi urabona ko amafaranga ari muri mining yagera muri tiriyari 2 z'idolari. Aya mafaranga ntabwo ari menshi, niba warize imibare bisome nawe byirebere. niyo mafaranga amaze kuba ari muri iyi mining nyine, ku bantu bose byibuze babashije kuyimayininga ikajya ku isoko. N'aya mafaranga nyine yaba arimo, hashobora kuzamuka cyangwa akamanuka bitewe n'ukuntu isoko ry'iyi application imeze. Iyo ushaka kumayininga rero ugeze kuri iyi page imeze uku nguku, ukanda hano handitse mine, ukanda hano handitse mine cyangwa ukanda hariya hejuru, ariko gusa ukanda hano. Urabona ko ngiye natangiye kumayininga, nanjye nyitangiye buro. Urabona ko ngizeho 0.04 bya USDT. Urabona ko nyitangiye buno, mazemo iminota mike cyane. Ndayibonye ndavuga teka nze nyihe abantu bankurikira, itazaramuka igiye ku isoko mukabimbaza mukavuga ati ira mining utayiduhaye ngo natwe twirire ibice. Ndayibahaye. Murabizi ibintu bya mining haba igihe bigiye ku isoko, hari igihe bitinze, hari n'igihe byihuse. Utazaza umbaza ngo kumva ya mining ngo byagenze gute. Iyi mining weho n'ubundi umayininga rimwe, nyuma y'amasaha 28 nukuza ugakanda
ugakandaho, ntabwo ari ibintu birebire. Umunsi izaba yagiye ku isoko ushobora gusanga izajya ku isoko ufiteho nk'amadolari 100, ugasanga igiye ku isoko urayabikuje. Rero ibintu bya mining kandi ababizi barabizi, mining nizo za mbere ukoreramo amafaranga atubutse. Iyo zagiye ku isoko zikiza benshi, zihindura ubuzima bwinshi bw'abantu benshi. Uve kuri bano bavuga ngo uko wakorera amafaranga, nubwo tubabwira ngo ukora amafaranga kuri app, ariko ubundi mining nizo zitanga amafaranga atubutse iyo zabaye open minded. Reba nk'abantu bamayininze Pi network bakayimayininga kare yari bw'ikiza, umunsi yabaye open minded ku madolari 3, ibaza umuntu wari ufitemo Pi 100, wari ufitemo Pi 5, wari ufitemo Pi 10, wari ufitemo Pi 1000, wari ufitemo Pi 10,000. Noneho ufata Pi 10,000 ukube ku madolari 3, wumva amafaranga yari afitemo ni amamiliyoni n'amamiliyoni. Guys, ibintu bya mining mujye mubyitaho, ibintu bya mining bidatinze. Rero kanze mbereke uburyo wakiyandikisha muri application. Nakubwiye ko link urayisanga muri description y'iyi video. Ukimara gukanda link nagushiriye muri comment, batazi kureba muri comment murebe muri description. Ukimara gukanda kuri iyo link urayeguka kuri page imeze kunguku. Wowe icyo urakora hano hambere uraza ushiremo email yawe, hambere urashiremo email uraza ukanda hano handitse create account, hari aho ugiye gukoramo login, uraza ukanda hano handitse create account. Urabona ko bakubwira ngo please interview valid email address, shiramo email, ariko kugira ngo winjire neza uraza ukande hano login with Google, uraza ukande hano handitse login with Google. Handitse login with Google, weho icyo urakora nta kindi, urahita ureguka kuri iyi page imeze kuriya, urakanda login with Google, bakwereka email zawe ufite muri telefone zose. Ubwo urahitamo email imwe ushaka kwinjiriraho uzajya ukoresha muri iyi application. Iyi application ushaka urayidownloadinga kuri Play Store. Reka nze turebe kuri Play Store, urabona ko yitwa IDS Marketing Cup. Reka nze tuyidownloadinge, gusa ngiye narayadinze muri application zanjye, narayadinze, ntago nayidownloadinze, nayikoresheje mu byo kwa kundinga application. Narabiberetse abakunda kunkurikira murabizi. IDS Marketing Cup, IDS Marketing Cup. Ndabona turebe niba ashobora kuba ari iyi, ko ngiye nyikoresha mu buryo bwa website. IDS Marketing Cup guys, nawe ndabona ndi kuyibura, uyikoreshe mu buryo bwa website. Uyikoreshe iyo ushaka kuyikoresha mu buryo bwa website, uraza iyo ukimara kugera kuri page uraza ugakanda hano kwa tuno turongo dutatu, ukaza ugakanda hano handitse add home screen. Hano ubu yadinze muri screen yawe, ukajya urayibona mu buryo bwa Chrome nkuko uri kubibona nyikoresha. Kanze nkwereke uburyo iraza imeze, wayibonye ngiyi. Iyo umaze kuyadinga iza muri telefone yawe imeze gutya, ukajya uza ukayikandaho gutya, nta nubwo gutwarira storage. Ugakanda urabona ushaka hano wayestara, urabona harimo uburyo bwo kwestara app. Wakanda hano handitse tap install app adding to home screen, urabona ko ugakanda hano continue, ugahita uza ugakanda handitse, urahita uza ukande hano handitse mining yaha, cyangwa ukande mining, byose ni kimwe. Aho urakanda hose birahita bitangira kubara amasaha 28. Ujaja ukanda hano buri nyuma y'amasaha 28, mu gihe dutegereje ko iyi application ijya ku isoko, cyangwa se iyi mining ijya ku isoko. Guys, we mushasha ntiwibagirwe kugenda udakanze subscribe, wowe usanzwe usharinga iyi video unayilikinge. Igitekerezo cyanyunganizaho bisangwa murabizi neza ni muri comment n'ahandi. Nanshoreje video y'uyu munsi, mbifuriza weekend nziza. Yari Uziyeri Tech Media nk'ibisanzwe.